Dutangiranye n'umwana uza afite pome mu ntoki yarangiza agahita areba umusabirizi uri hirya w'umwana mutoya agahita amuha iyo pome. Nyuma yo kumuha pome uyu mwana ahita avuga ati reka tuyisangire, bari kumwe na mugenzi we wundi mukuru w'umusabirizi. Ariko kandi uyu musabirizi ahita yayura yarangiza akavuga ati oya, iyi pome ngomba kuyirya njyenyine, ibaze nawe urebe neza kandi iyi nkuru uze kuyikuramo inyigisho nziza. Mu gihe kandi uyu musabirizi mukuru avuga ati wowe uri umwana ukwiye kurya nyuma y'uko ngiye maze kurya, urumva neza. Ubwo ngubwo uyu musabirizi ahita arya ya pome bari bahaye uyu mwana, ndetse akayirya mugenzi we ari kureba, aho kugira muhe ahubwo akamutonganya cyane akavuga turandeba iki ko ndi kurya pome nshaka kurya, wowe urandeba iki? Mu gihe kandi umwana bimubabaza kandi nawe ari wowe byakubabaza kubona bagwaye pome ariko kandi mugenzi wawe akayigushikuza, aho kugira wenda nagwe wenda afate kinini wenda guhe gato, ahubwo kandi akanayijya atagwayeho ahubwo ari kugenda gucyurira ndetse akujomba amagambo. Gese uyu mwana biramubabaza cyane, akitegereza ukuntu pome ye bari kuyirya, urebe neza rwose ntiyagira akantu kagucika. Ariko kandi mwige kugira imitima myiza, kuko guhemuka witwaje icyo uri cyo ntabwo ari byiza na gato. Mu gihe kandi umwana bimubabaza cyane ariko kandi akihangana kuko ntacyo aba yakora. None yakora iki umuntu amurusha imbaraga? Mu gihe kandi umwana yihangana ariko kandi ukabona ko bimubabaje nyine nuko nyine aba yabuze ikindi yakora, mugenzi we akajya ya pome akarinda yimara, wa mwana ari aho ngaho atari yanamuhaho na gatoya basi. Ubwo wa musabirizi w'umwana bari aho ngaho hari undi mugenzi unyuraho aba afite amazi mu ntoki, ndetse disi yakitegereza abantu bari aha ngaha akumva bamuteye impuhwe. Mu gihe kandi ahita areba amazi afite mu ntoki, y'amazi yo mu icupa, undi akumva rwose yayabaha, ndetse akumva umutima we uri kumuhatira gufasha aba basabirizi bari yarangiza akavuga ati rwose mwakira aya mazi akira aya mazi ubundi yanyweye, ndakeka nawe wari ufite icyaka. Mu gihe kandi wa mwana wongera ku yindi nshuro bakamuha amazi, urebe neza iyi nkuru wamusabiriza wundi akabireba akibaza atari ku wundi kuki uyu mwana ariwe bari guha ibintu wenyine, ni ukubera iki ngewe batama ibintu? Ariko kandi uyu mwana yaba afite mu mazi ndetse ari kuvuga ati urashonje, aya mazi tuyagabane. Urebe neza ukuntu uyu mwana bagira umutima mwiza. Ariko kandi wamusabiriza wundi nanone y'amazi umwana baba bamuhaye araye gusa, ndetse uyu mwana we ari kuvuga ati reka tuyasangire, wamusabiriza agahita yimushikuza agaseka, wa mwana akagerageza kwigwanirira ari kugira ngo amushikuze amazi yaraye. Ariko kandi wamusabiriza abamurusha imbaraga rwose, uyu mwana bafite imbaraga nkeya ugereranyije n'imbaraga uyu wundi aba afite. Uyu mwana rwose kwihangana biranga, ubundi akavuga ati mpereza amazi yanjye n'ayanjye rwose we ntago ari ayawe. Mu gihe kandi umusabiriza wundi avuga ati amazi ntago ari ayawe, rega ubundi hano hakora imbaraga, ubundi se ndakubwiye ko wowe wanywa amazi ngiye n'amazi nayo nanywa, ugomba kuzaza urya unywa ari uko ngiye nahaze. Ibaze nawe umutima w'uyu musabirizi wundi, arabona uyu nguyu n'umwana wo kugira ngo wenda amwiteho, wenda niba uyu mwana bari bamugiriye umwe bakamuha, cyane ko we yari yemeye ko bari buze kugabana. Wenda uyu musabirizi yararabyakira ariko ntabwo yararafata umwanzuro nk'uyu nguyu wo kumwambura n'ibyo bari bamuhaye, ndetse niyo ari kubirya cyangwa se ari kunywa ayo mazi yima mugenzi we, kandi mugenzi we ari we babihaye akamunopfesha akavuga turandeba iki ko ndi kunywa amazi wowe urimo urandeba iki? Amazi ntabwo uzi ukuntu bayanywa, warebye ku ruhande. Gusa uyu mwana disi aba yahereye mu gitondo yicaye aha ngaha ategereje ko bamuha ikintu, mu gihe mugenzi we buri kimwe cyose bamuhaye mugenzi we ahita kimushikuza akakirya akanywa n'ibyanywa, ariko kandi ari kunomfesha mugenzi we ntanamwiho na gatoya. Urumva ko ari ibintu biba bibabaje cyane. Ariko kandi uyu mwana nta nubwo afite n'uburyo yahunguye umugabo, kubera ko uyu mugabo aramukandamiza, aba yaramufashe ku buryo uyu mwana yagerageje no kuhava biba intambara, ku buryo uyu mwana n'ubundi aguma aha ngaha. Umusabirizi nk'uyu nguyu yamukorera ibi ngibi, uyu mwana biramubabaza cyane akabitekerezaho, yibaza ati mana yanjye uzamfashe rwose unkure muri ubu buzima. Mu gihe kandi uyu mwana arambura amaboko hejuru ubundi akavuga ati wansaidiye. Hanyuma hagacaho undi musore, urebe neza rwose ntiyagira akantu kagucika, agahita aho umuneke wa mwana, urebe nyuma yuko ahaye umuneke wa mwana ku yindi nshuro ya gatatu, wamusabirizi wundi wa wundi nyine uba uri kugenda amushikuza ibyo kurya ahita yitegereza uyu mwana ukuntu rwose bari kumukunda bakamuha ibintu. Mu gihe kandi umwana avuga ati umbabarire uyu muneke n'uwunyaka sibyo, hanyuma kandi tugiye kuwusangira tugabanemo kabiri, ariko n'uwunyake kuko nanjye ndashonje cyane. Ariko kandi uyu musabirizi wundi agahita avuga ati reka sha ntabwo byavamo rwose nushaka ubimenye, erega n'ubundi ninjye mukuru,
we n'ubundi umeze nk'umupagasi wanjye, uzaza urya uko maje kurya. Ku indi nshuro ya gatatu uyu musabirizi n'ubundi amwaka wa muneke wundi bari bamuhaye. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane, mu gihe kandi uyu mwana noneho bimubabaza cyane, nawe ari wowe wababara cyane guhera mu gitondo usabiriza cyangwa se ukora, ariko kandi ku ruhande ukabona hari undi muntu uri kugenda kwaka ibyo wakoreye cyangwa se ibyo baguhaye aho kugira wenda munabisangire, ahubwo akabirya wenyine. Sinzi ko ubundi umutima wakagizwe n'ikiremwa muntu. Ibi ngibi nibyo rwose Imana ihora ibereka ko mwagahinduye imyitwarire yanyu, mugahindura imyitwarire yanyu, mukemera Yesu Kristo ubundi akabahindura, niwe wabigisha, hanyuma mukava muri ubu bubata bwa Satani. Mu gihe kandi umwana yongera akarambura amaboko, ubona ko ababaye cyane rwose, nawe ari wowe byakubabaza. Yitegereza ukuntu umuneke we bari kuwurya rwose, nta nubwo bari kumaho na gatoya. Guhera mu gitondo iminwa yumye ntiyigeze akoza ikintu na kimwe ku munwa, ababaye cyane ndetse ubona ko nawe ubwe ababaje cyane, bikamutera agahinda, akibaza atari ku bundi Mana, kuki wanujanyije n'uyu muturanyi mubi, cyangwa se kuki watumye menyana n'uyu musabirizi? Gusa kandi uyu musabirizi nta mutima na muto yaba afite wo kuba yaha wenda mugenzi we, mu gihe kandi ubundi wenda ubu buzima arimo, ubuzima nyine yisangamo bw'ubusabirizi bwakamigishije isomo, akamenya ko gutanga ari byo soko ryo kugira ngo nawe abeho. Arabizi ko kugira ngo abeho ari uko asabiriza bakagenda bamuha, ariko kandi we uwo mutima ntawo afite, mu gihe kandi afata igishishwa cy'umuneke gusa, yarangiza agahita agiha mugenzi we, akavuga ati akiriye umuneke ari urya, irya iki gishishwa rwose, kandi nutanakirya ukinjugunyire kure. Uyu musabiriza aba afite imbaraga cyane ku buryo umusabirizi wundi muto w'umwana ntacyo aba yakora. Urumva ntabwo ari bwo bwa mbere ibi bintu bwose uyu musabirizi aba abikoze, ahubwo kandi aba abimenyereye ndetse asa nkaho abimazemo igihe cyane. Uyu mwana arababara cyane, hanyuma uyu musabirizi wundi aseka cyane yibaza ati, wa mwana n'ubundi wowe nzaza nkuhagiraho. Mu gihe kandi ubwo uyu mwana aba ari aho ngaho, afata akantu ubundi yagashira hejuru, bagahita bamushyiramo amafaranga. Urebe neza rwose iyi nkuru irimo isomo rikomeye cyane, ndetse iri somo ni ryiza cyane. Nuhumbya uri buze guhomba. Mu gihe kandi uyu mwana bamushyiramo amafaranga, ahita yitegereza akayakuramo, akabona ni amafaranga menshi yewe, ariko kandi wa musabirizi wundi w'umugabo cyangwa se mukuru agahita yitegereza ayo mafaranga, yarangiza agahita yareba akavuga ati, ayo mafaranga rero ubu nayo nayanjye rwose, ayo mafaranga ntabwo uri buze kuyafata. Ariko kandi uyu mwana akarambura avuga ati, Mana umfashe aya mafaranga uyu musabirizi wundi naze kuyanyaga, ndakwinginze rwose. Mu gihe kandi uyu mwana avuga ati, reka ayo mafaranga tuyagabanire rero, ariko kandi ntuyanyage. Mu gihe kandi wa musabirizi ahita avuga ati, zana nyakubikire. Ntayamubikira, dukurikije umutima w'uyu mugabo rwose ntabwo arayamuha. Mu gihe kandi uyu musabirizi ayarambura ubundi akayareba, akavuga ati, mbega amafaranga ni menshi cyane, aya ngaya rwose ashobora kuba yatubeshaho nk'icyumweru cyose. Ariko kandi umwana akavuga ati, nta kibazo rwose, niba uzi ko urayabika neza yabike, tuzayifashisha. Mu gihe kandi umusabirizi avuga ati, egera hirya, ninde wakubwiye se ko wowe nakorana nawe? We ntabwo nakorana nawe rwose, nushaka ubimenye. Aya mafaranga ubwo nyine ndayarya njyenyine, n'ayanjye njyenyine, ndetse wowe nta n'ikintu na kimwe ufiteho. Uyu mwana aba yihangana cyane, aba afite umutima mwiza wo kwihangana cyane, ko n'ubundi nta n'icyo aba yakora nyine ngo ahindure ibi ngibi, kubera ko uyu musabirizi wundi aba agira umutima mubi, aba afite imbaraga, ndetse nta n'ikindi kintu uyu mwana aba yakora. Uyu musabirizi arishima cyane, akavuga ati, kukugira rwose biruta byose wa mwana we, kubera ko nzaza nkuhagiraho. Mu gihe kandi nyuma haturukayo umugore. Urebe neza iyi nkuru, mu gihe kandi uwo mugore aba ari kuza, aba ari kugenda, ndetse ubona ko rwose nta kintu yitayeho, nyine ari kwita ku kintu agiye gukora, cyangwa se hari ibyo agiyemo. Mu gihe kandi ahindukira, mu guhindukira ahita abona abasabirizi babiri, akabona disi harimo akana kamuteje impuhwe. Ubwo uyu mugore ahita aza agana ahari aba basabirizi babiri, ndetse ubona ko rwose aje ahangayishijwe n'uko bameze. Disi umuntu ubana n'Imana yishimira gufasha, kandi yagiye gufasha ntabwo rwose yita kugenera abo agiye gufasha, ahubwo abaha ibyo ashoboye, ndetse akenshi abaha ibyo afite. Mu gihe kandi umugore avuga ati, rwose wa mwana we, ndishimye cyane rwose kuba Imana impindukije ubundi nkakubona, ngiye kugufasha, ubundi ndebe ko rwose uyu munsi wenda warya, ndabona wowe usa nk'umuntu ushonje cyane. Mu gihe kandi umugore ahita avuga ati, wa mwana we,
kanzi ndebe uburyo ki nagufasha kuko ndabona ubabaje cyane. Yari umwana wari umeze nabi kubera ko nyine n'ibyo bamuhaga byose mugenzi we yarabimwakaga. Mu gihe kandi umugore avuga ati fata umukati uze kuwurya kandi uri buze kumererwa neza. Mu gihe kandi disi uyu mwana rwose bimushimisha cyane ndetse akabona ko hari umuntu umwitayeho, cyangwa se ko nubwo wenda uyu musabirizi mugenzi we aba ari kumukorera ubugome, ariko kandi wenda hakiri abantu beza bishimira gufasha. Mu gihe kandi umugore avuga ati wa mwana we rwose urabeho kandi rwose Imana iguma ikurinda. Ukabona ko hari umugore ukunda gufasha ndetse ugira umutima mwiza. Urebe neza rwose iyi nkuru ntagira akantu kagucika. Mu gihe kandi wa musabirizi wundi mukuru urebe neza ngo arareba wa mwana akamureba ikijisho, yarangiza rya rindazi wa mwana bari bamuhaye najya agahita rimushikuza akavuga ati wa mwana we rwose n'ubundi narakubwiye uzaza urya ari uko ngiye maje kurya. Ibaze nawe aho twatangiriye iyi nkuru mwabibonye byose uko byagenze. Gusa kandi umusabirizi niyigeza nyugwa, ahubwo basi ndangareke umwana arye n'ikintu na kimwe, ahubwo kandi buri kimwe cyose uyu mwana bamuhaye uyu musabirizi arakirya ubundi akamwima ntagire akantu na gatamuha. Mu gihe kandi wa mugore abibona agahindukira. Urebe neza, urebe icyo iyi nkuru ishaka kwigisha. Mu gihe kandi wa mugore ahindukira agasanga umusabirizi wundi mugenzi we ari kurya rya rindazi, ari kumwima ndetse ari kumutonganya cyane. Akavuga ati wowe uzaza urya nijoro ari uko dutashe ndetse ni njyewe uzaza ukugenera. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Mu gihe kandi umugore bimubabaza ubundi agahindukira akitegereza ukuntu umwana yarahaye irindazi bari kurirya ubundi bakanamwima. Nk'umuntu utekereza bihita bimubabaza cyane ndetse akumva ni ibintu bibi cyane. Akareba ukuntu mugenzi we ari kugenda amutonganya amubwira amagambo mabi, amubwira ati wowe uri umusabirizi, njye ndi bosi wawe, nubwo wenda twicaranye hano ariko kandi ngiye bujya nandukanye nawe, ngire ngo urabibona. Nzaza ndya ibyo bo baguhaye, nzaza nkugenera dutashe, cyangwa se wenda saa sita ndebe ko nakugenera. Ni ibintu bibabaje cyane. Mu gihe kandi wa mugore bimubabaza ubundi agahita akora mu kofi. Urebe neza yakora mu kofi agahita azamura aya mafaranga. Yaba ari amafaranga menshi, yangiza kuzamura aya mafaranga agahita yitegereza. Yamara kuyitegereza ukabona ko nyine biriya byamubabaje kubona umwana yarahaye umukati mugenzi we ahise amushikuza. Yamara kumushikuzaho kugira na muhe ahubwo akaburya wenyine. Ni ibintu bibabaje cyane ndetse bitagakwiye kubaho ku kiremwa muntu na gatoya. Mu gihe kandi umugore ahita asubira inyuma ndetse ubona ko hari igitekerezo gishasha yari afite. Ariko kandi uyu musabirizi wundi we akaguma gutonganya uyu mwana avuga ati wa mwana we n'ubundi wowe uba ukwiye kuguma hano, ibyo baguhaye byose ukama nanjye wenda nkakugenera da numvishe mazi. Urumva ukuntu ibyo bintu ari bibi cyane. Mu gihe kandi wa mugore aza, uyu mugore yamara kuza akaza asatira ari wa musabirizi w'umwana ndetse na wa musabirizi wundi, hanyuma agahita akuramo ya mafaranga yakuye mu kofi ye. Urebe neza yamara kuyakuramo akavuga ati akiriye amafaranga, ariko kandi uyu mwana umureke nze kumukura hano mujyane. Urabyemera? Urabyumva ute? Urabyemera? Urabyumva ute? Mu gihe kandi uyu musabirizi mukuru avuga ati oya nta kibazo rwose, ayo mafaranga ugiye kuyagura uyu mwana udafite agaciro. Uyu mugore akavuga ati nibyo rwose akiriye amafaranga, njyana uyu mwana nta kibazo. Amuha amafaranga menshi ku buryo nyine abagira nko mu bihumbi 10. Ibihumbi 10 rero ubihaye umusabirizi ati akiriye amafaranga, ureke uyu nguyu wenda mwicarana hamwe mujyane. Ntabwo rwose umusabirizi akenshi yabyanga. Mu gihe kandi umusabirizi yishima cyane akavuga ati rwose nta kibazo kandi urakoze cyane kuba unkuriye ahangaha, uwo mwana n'ubundi wanzengerezaga. Urebe neza rwose ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Murabizi twatangiranye iyi nkuru, ubwo twatangiraga iyi nkuru twatangiye tubona uyu mwana ari we baha ibintu gusa, ariko kandi uriya musabirizi wundi we mwabonye ko nta n'ikintu na kimwe bigeze bamo. Nese ubundi aribwira ko aya mafaranga kayatwaye azayamarana igihe kingana iki kuri ari we wari nk'igishoro cye cyangwa se wari nk'ikintu cyamufashaga. Mu gihe kandi umusabirizi ahita amuha urutoki akavuga ati genda rwose genda wowe, nta nubwo rwose nta n'icyo wari uvuze kuri njye. Uyu mwana ku rundi ruhande arishima cyane akavuga ati wabona wenda mbonye umugira neza wamfasha kuva muri ubu buzima nk'uko nahoraga mbisaba Imana. Uyu mugore nawe akagenda aganiza umwana avuga ati wihangane rwose, nibwo bwa mbere nabona umusabirizi nk'uriya w'umugome cyane utita ku bandi kandi nawe abona ko abeshejweho n'ubufasha ahabwa n'abandi. Urebe neza ntiyagira akantu kagucika. Mu gihe kandi umusabirizi ubona ko asigaye yishimye cyane avuga ati mfite irindazi ndi kurirya, mbonye amafaranga menshi. Aya mafaranga azamaze igihe kinini. Mu gihe kandi wa mwana bamujyana, wa mwana bamara kumujyana bagahita bamunagira imyenda,
kavuga ati wa mwana agenda muri dushe, numara kujya muri dushe wiyiteho, ubundi kandi uze kwambara neza. Ubwo wa mwana ubwo bwa mbere rwose aba ageze muri dushe, yamara kugera muri dushe agatangira koga, ndetse ukabona ko rwose yishimye cyane rwose, inzozi ze ni nk'aho azigezeho, akishima cyane, ukabona ko bimunejeje cyane. Nawe rwose uramutse uvuye mu nzara zuriya muntu mubi cyangwa se uriya muntu babanaga uramusabirize mubi, nta cyatuma udashima Imana. Ibaze nawe, hari ibintu byinshi Imana ikurenza, igutarutsa, igusimbutsa, ariko kandi wowe ntubihe agaciro, ukumva ko n'ubundi byakagombye kubaho. Ariko kandi umenye neza ko Imana ari byose kandi Imana ikwitaho. Niyo mpamvu wakitaye no kumenya kuri bya bindi bikubaho ubona bimeze nk'ibitangaza, nawe hakagira ibyo ushimira Imana, cyangwa se ubundi si ukwiye gushimira Imana ku buzima yaguhaye, mu gihe kandi umwana yishima cyane, hanyuma kandi bakamutunganya bakamwita. Urabona ukuntu yakeye, yabaye umwana mwiza, usa neza ndetse ugaragara neza, akireba mu kirori cyangwa se mu kirahure agaseka cyane kubera ko aba abona uko agaragara neza, akiborosa, ubona ko yishimye cyane, ubuzima bwe buba bugeze ku nzozi ze. Hanyuma kandi umwana yagera hano agahita atangara cyane, yamara gutangara akumirwa kubera ko ibyo aba abonye rwose ntabwo aba yarigeze abibonaho. Abona ibiryo byinshi, ibaza wa muntu bahaga pome imwe nabwo akayibona atayibonye, ariko kandi akabona hari amasahane arenga angahe agiye ari ibiryo bigiye bitandukanye, pome, watermelon, then ibindi bintu byose. Ni ibintu bishimishije cyane nyine ku mwana nk'uyu nguyu, cyangwa se ku muntu nk'uyu nguyu wabaga mu buzima bugoye, ukabona ko yishimye cyane, ndetse yishimiye cyane n'uyu mubyeyi uba wamutabaye cyangwa se uba wamufashije. Risaba ari akana kagaragara neza ndetse gasa neza cyane, wakubitiranyaho ko kanitonda, bigahita rwose biba byiza cyane. Hanyuma kandi uyu mugore nawe bikamushimisha cyane kubona umwana nk'uyu nguyu witonda ndetse kandi ugira ikinyabupfura. Mu gihe kandi basangira ji, uyu mwana utaraherukaga kunywa ji cyangwa se gukoza ikintu cyose ku munwa, byibuza abona ubuzima bwe bwose bugeze ku nzozi yifuzaga kuzageraho. Ni ibintu bishimishije cyane. Mu gihe kandi uyu mwana ahita aza hano ubundi bagatangira kwiga uburyo bakina amagemu n'ibiki byose, ndetse n'ibindi bintu byose nyine biba bikenewe ku mwana. Mu gihe kandi umwana bari gukina game, ndetse ubona ko ubuzima bwabaye bwiza ku buryo nyine nawe nyine ubibona ko yageze ku nzozi ze cyangwa se yashubijwe. Mu gihe kandi umwana aba ari gukina game akabona aratsinzwe, akabona rwose gereza yari ari kurinda igisambo yashakaga kugumishamo kiracitse n'iby'abana nyine, gahita yimura ku yindi seni ya game, ndetse ukabona ko bimushimishije cyane. Nyine ubu buzima barimo aba ari ubuzima bwamunejeje cyane. Imana niguha ubutunzi, ntuzirye ku bandi, ahubwo uzabafashe mu gihe ubishoboye, kuko bizaba byiza. Kuko iyi si irikaraga cyane, hari igihe aho uyu munsi uri wowe ejo ataba ariho waba uri, ugasanga ubuzima wabutekereje ukundi, ukibwira ko nyine ubuzima buhoraho bwiza. Yego nyine hari igihe bwahoraho cyangwa se akaba ariko bimeze, ariko umenye neza ko n'ubundi impinduka zibaho mu buzima. Hari igihe wa wundi wimye ariho wasaba, kandi urumva nyine byagorana cyane ko yaguha waramwimye. Mu gihe kandi hano duhita tubona imodoka nziza cyane, imodoka nziza iza, ndetse ubona ko rwose ikeye kandi igaragara neza cyane. Mu gihe kandi wumva ko wihebye, wabuze amahoro, ujye wegera Imana, izaza igufasha kandi nuyizera ntacyo uzayiburana. Mu modoka barimo wa mugore watabaye wa mwana, ndetse aba yambaye rinete nziza. Ni umugore wari umukirekazi ndetse ugaragara neza, ufite amafaranga ye, ugira umutima mwiza. Kuri we nyine nta kibazo aba afite, ndetse ubona ko rwose yishimye kuba yarabonye uriya mwana mwiza, uriya mwana witonda, ndetse uriya mwana umuha ibyishimo. Mu gihe kandi umugore akuramo rinete, urebe neza sinzi ikintu aba abonye gituma akuramo rinete yari yambaye, ndetse agahagarika n'imodoka ye. Ababonye wa musabirizi wari umugome cyane, wa musabirizi wakoraga ubugome, ntabwo yigeze ava hahandi nyuma y'uko wa mugore yamuhaye amafaranga. Buriya ari amafaranga bahaye uyu musabirizi rero, yari amafaranga buriya yashoboraga nko kuba yamuhindurira ubuzima gatoya, wenda akava hano akareba kandi kanakora, nubwo wenda akaboko kuzenza ibintu, ariko atajyama hano. Uyu mugore arabireba, ubundi akitegereza uriya musabirizi. Mu gihe kandi mu modoka inyuma duhita tubona ikirahure kimanuka. Mu gihe ikirahure kiba kimanutse, haba hicayemo wa mwana.
wa mwana uyu musabirizi yahoraga atoteza amutwarira ibyo bamuhaye, ibyo bamufunguriye abitwara, wa mwana wabayeho ubuzima bwiza cyane mu gihe kandi uyu musabirizi wundi abireba agatangara cyane akavuga ati oya ntabwo bishoboka muri we, akitegereza nyine bikamucanga. nawe ariwo byagucanga umuntu mwabanaga hano mukorana wenda urugero ikiyede, ndetse ubona ko nyine nta n'ubuzima afite cyangwa se ikindi kintu kibi, ukabona asigaye agenda mu ndege. ni ibintu nyine biba bitangaje cyane mu gihe kandi umwana nawe amwiryaho ndetse akamwigaragariza neza, akamwiyereka neza wese, akamwiyereka muri we agatekereza ati ndakeka wambonye rwose, ndakeka wamenye ukuntu wirirwaga unoteza, agatangira kwibuka ukuntu uyu musabirizi yamwakaga pome ye, akatangira kwibuka ukuntu nyine yageragezaga kwigwanira ariko ari iby'ubusa. dore kandi uyu musabirizi yamurushaga imbaraga akamusunika, akavuga ati genda hirya rwose wowe, genda n'ubundi ninjye mukuru, ninjye ugomba kurya iyi pome, wowe uri umwana ntabwo ugomba kurya iyi pome mu gihe njyewe rwose natekereje kuyirya, uzaza urya ariko njyewe maje kurya. uyu musabirizi byose arabyibuka ariko kandi akumva rwose yarakosheje cyane, mu gihe kandi yibuka ko yanamwatse n'umukati we. uyu mukati yamwatse niwe wamubereye uyu mwana imbarutso yo kuba yagera ku nzozi ze, kubera ko nyuma y'uko amwatse uyu mukati nibwo wa mugore yaje kwitegereza asanga ko rwose uyu musabirizi ari mu karengane, ndetse mugenzi we wundi amutoteza, ndetse uriya mugore yahise asoma ko wenda cyangwa se yahise abona ko byanga byakunda uyu mwana nta n'ikintu ajya arya, mu gihe kandi umwana itegereza wa musabirizi wahoraga amuhohotera cyane, akamwitegereza kumva n'uwo nguwo umujinya uramwishe, akareba ko bwa buzima butigeze buhinduka. hari igihe ukora ikintu kibi uri kugira ngo wenda kizaguhindura ubuzima, oya, ahubwo kandi umenye neza ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. uyu munsi urahemuka ariko icyo uhemukiye kugira ngo ugereho ugasanga n'ubundi ntabwo ukigezeho, ni ukubera iki? iyi si niko imeze. uzitware neza kandi ugire umutima mwiza, bizagufasha kandi bizafasha n'abandi. ntabwo guhemukira abandi kugira ngo ugere ku nzozi zawe ari byiza, ahubwo gufata neza igihe cyawe ndetse ukiyambaza Imana nibyo byiza cyane kurushaho. Satani aba areba ahazaza hawe, Satani nawe ni umunyabwenge ndetse afite n'imbaraga, nibyo aba areba ahazaza hawe, agerageza kwangiza ahazaza hawe. niyo mpamvu muri ubu buzima uzahura n'ibikugora byinshi, ariko kandi uzihangane kandi uziyambaza Imana, iriho kugira ikurengere mu gihe kandi ya modoka yongera ikagenda. ndetse kandi burya ntabwo ikiremwa muntu kiriho kugira ngo cyikorere ibyo cyishakiye, ahubwo ikiremwa muntu cyaremwe kugira ngo gishimishe Imana. ariko se iyo witegereje ni ikihe kintu ahubwo ubona gishimisha Imana? ahubwo usanga abantu benshi mukora ibitandukanye, ahubwo mugakora ibibabaza Imana. Satani iyo agiye gukora ikintu, ubundi Satani ariho kugira ngo ahangane n'Imana. niyo mpamvu niba Imana yarabaremye ngo mushimishe Imana, ahubwo Satani we akora ibishoboka byose kugira ngo icyo Imana yabaremeye atari cyo mukora, nyine abakoreshe ikinyuranye n'icyo Imana yabaremeye. niyo mpamvu ukwiye kugendera mu nzira z'Imana, bizagufasha. kandi ubuzima turimo ni butoya, cyangwa se nyine ni bukeya ugereranyije n'ubuzima cyangwa se n'ubuzima bw'iteka buri mu ijuru, cyangwa se buzahabwa abazizera Imana. amarembo y'ijuru yarafunguye ariko kandi arafunganye. ubugingo buhoraho bwo si ubuntu, icyiza cyose kiraharanirwa. nawe niwizera Imana ukagendera ku mategeko yayo, uzahabwa ijuru kandi uzahabwa ingororano. ntuzakore ikibi kugira ngo ukunde ugere ku cyiza, oya, ahubwo uzakora icyiza kizakugeza ku bindi byose.